bikabisa umubabaro Hano ko ari akantu wa mubabaro wambwiye. nawe ukamuza ko ari akantu wambwiye ngo iyo uzose utera udukorasi mba nishimye ubesha se nibyo iyo ubonye umugore wabyutse atera udukorasi ukiryamye ugahita wumva udukorasi kamwe tubiri dutatu ukamenya ko yirirwa neza wayi kubera ko bibaho ntago umuntu simbizi wenda ni kuri jewe ariko ntago ushobora kumara umunsi wose guhera mu gitondo saa moya ugeze nimugoroba saa 12 utaratera udukorasi nka tubiri cyangwa dutatu uzamu uri koza isahani we cyane ntibiba ku bagabo biba ku bagore ibyishimo bikeneye kuri bande cyane ibyishimo bikeneye ku mugore umutwe w'urugo ninde umugabo n'umugabo aho umugore nawe ntaba umutima w'urugo umugabo ni umutwe aho komeze umugore akaba umutima w'urugo uri umugore ufite ibyishimo muri wewe na wa mugabo wakunaniye wa mugabo wakuzengereje birahinduka kuko umugabo iwe aza akora nyine ibintu byiwe umugabo mushobora gushwana akagusiga mu nzu akigendera kurumva ariko umugore iwe ntiyo gusiga ariko ejo wategereje ijambo ejo baratubwira ngo abagabo kera bakubita abagore ngo umugore ngo agaca munsi ya yankoni akinjira mu cyumba ngo akagenda agahunga aje mu nzu tahungaje hanze ntagire n'ubimenye ngo ariko abubu ngo abagore ngo ntibagikubitwa ngo abagabo ngo nibo basigaye bakubitwa warabihamya simbihamya naje narabyumvishije kuko ntibirabaho sintaho ndabibona ariko narabyumvishije ati umugabo w'ubu nyine basigaye ngo zasenyutse ngo zashize ngo naho kera ngo zarihanganirana ngo umugabo yakubita umugore ngo umugore agaca munsi ya yankoni ngo akinjira mu cyumba akamukubitira mu nzu mu cyumba n'inzu ntibimenye n'igikuta ntikibimenye ngo ukabyimba ngo bakubaza ngo se wabaye gute ngo ukamuvuga ngo nijoro ngo nimba ari amashanyarazi cyangwa umuriro wagiye ngo wagonze igikuta ushobora kubona umuntu ukifata ukamuvuga ngo uriya muntu agira ibyishimo yego nta muntu uzi useka uzi wifotoza nyine babaho ariko nti wowe kwifotoza pose ya mbere ukanyaraje ya kabiri kubera ko nara gufotora ugaseka nuko mba nkwishimiye nijoro wishimiye cyangwa ni foto oya jewe nuko mba nkwishimiye oya none wowe se buri gihe unyishimiye iyo nje gufotora buri gihe ni ngombwa ngo buri kunsetsa buri kumbwira utugambo twiza no nkishimiye muraho neza nshuti bavandimwe twongeye kugaruka kuri channel yacu Family Edouard tubahaye ikaze amazina nk'uko musanzwe muzi ni yayandi ni Rushimisha Edouard CEO wa channel hanyuma turi kumwe n'umutumirwa wacu cyangwa se uwo tugiye kuganira tuguhaye ikaze amazina yawe ninde amazina nikosetsa amazina ni ayandi asanzwe ayahe nyine Kampoza Chantal Bikazi ego gusa murakoze cyane ubwo batamuzi abo tutubwira nabaza batugana ku kintu kubwije subscribers abandi badukurikirana badakora subscribe abadakanda ariko muzuza mukanda nta kantu kamwe gusa ntabwo ari kabiri arabatubwiye ngo zakanda kabiri iyo bakanze kabiri ngo buri ko tumuha ikiganiro bazakanda azadukandira buri munsi nuvuga ngo buri munsi yadukandiye azakuraho agashiraho agakora agashiraho rero twagarutse dufite topic ivuga ngo ibyishimo akutibwiye abantu nivuze kabisa topic ugiye kunshanga topic ivuga hejuru ibyishimo ni iki wadusobanura ku byishimo ibyishimo ni ukunezerwa kunezerwa gute umutima ntawe uzi ubereye umutima ibyishimo ntago ari uguseka
hari igihe useka ariko utishimye. ibyishimo si uguseka ibyishimo ni ubwira buti Ibyishimo ni ibyishimo bikurimo indani, ariko igitwenge uragiseka gusa ako kanya kigahita gishiraho, ariko iyo wishimye biguma muri we mu mutima wawe nyine ugaseka ukishima nyine. sawa kugaragaje iyo ni imyumvire yawe. Imyumvire yanje n'abandi nabo bafite imyumvire yabo, bafite uko babibona n'uko babyumva. Bashobora kumbwira imbogamizi 5 z'umuntu utishima n'ibintu byiza 5 by'umuntu wishima. Mpaye byinshi ibyo zose kubera ko nubibona uko ibyo ushoboye. Imbogamizi 5 zibuza zigira gute? Umvishe nabuze gute? Oya nyine usubiriramo imbira mbibone. Imbogamizi 5 zibyiza ku muntu ugira ibyishimo, izindi zibi 5 ku muntu utagira ibyishimo. Yego, ndahera ku zibi kugira ngo nze gusoreza ku ziza. Iziza cyangwa ibyiza? Inziza nyine. Sawa. Imbogamizi 5 nziza. Okay, zimwe mu zibi iyo umuntu adafite ibyishimo muri we umutima urababara. Komeza. Ikindi byica business. Uri guseka wanezerewe n'ibyishimo kubera turi kuganira ku byishimo. Cyane. Ega ndabibora. Ntago wishimye. Ibyo ni bitwenge. Ku mutima ndiwishimye. Naje nsetse ntishimye. Nsetse ntishimye. Urishimye? Ubu ndishimye. Yego. Okay. Imbogamizi vuze zibiri. Rimwe muri business irapfa iyo utishimye. Icya kabiri utishimye ubura abashitsi abantu bagucikaho. Icya gatatu iyo utishimye abantu bakwibeshaho. Gute rero bakwibeshaho? Iyo utishimye ugaragarira ushobora kuba wishima iwawe mu rugo rwawe, washika ahandi hantu muri rusange mu bantu benshi wenda tugaragaza ibyishimo byinshi, aho naho abantu bakakwibeshaho bakavuga ngo tugira ibyishimo cyangwa se ugira iki umutima mubi. Tuzi ko rimwe na rimwe iyo umuntu yitonda cyangwa se iyo umuntu avuga amagambo makeya bazamuhimbira ikintu ngo uriya muntu agira umutima mubi, kandi koko kikamufata atari umutima mubi yagize gute afite. Nta mutima mubi aba afite, ariko iyo bakomeje kunyine kuvuga ngo tugira ibyishimo kizakiruka kikagira gute kikagufata, kandi atari byo. Rimwe nicyo cyico narivuze ngo abantu bakwibeshaho bakakuvuga uko utari, kandi atari uko ugira umutima mubi ahubwo ari ibyishimo bikeye. Bikica business se gute? Iyo customer agent w'umukaribishe mugani wabo cyangwa ngo ntumwegereze ngo umwereke ibyishimo, mushobora kuba muri amabotike abiri ariko ibyo baza baniyegerezamo banishimira ari ryo nzangurira. Irindi rifite n'ibintu byiza cyangwa rifite ibintu bihendutse cyangwa rimeze gute sindiguriremo kubera ko haba umuntu ndacamvuga habamo umuntu utagira gute utagira ibyishimo, ariko wa wundi nza ninjira akanyishimira akindangiza uzomusubira hejo n'ejo bundi akaba ari we ukomeza kugurira nyine. Uramaze imbogamizi 5 zica mbese ibibi byayo byo kutagira ibyishimo. Yego. Icya kabiri rero uvuze ngo izindi 5 zimera neza nyine iyo wishimye. Ibyiza byayo byo kwishima. Ugira inshuti nyinshi. Ikindi ibintu bijyanye n'akazi cyangwa se na business bigenda neza iyo wishimye. Iyo wishimye bigenda neza, akazi karagenda, business iragenda ikomeza nyine ikagenda neza. Kimwe na kujya nari mvuze ngo iyo wageze mu customer akagufata nabi cyangwa akagufata neza ugendera kuri wa wundi ugufata neza.
rero iyo wagize uraguka ukagura ibindi bikorwa byawe bikaguka nyine bikubiye muri bya byishimo byawe, kandi kwishima si uguseka. Iyo usetse navuga ngo ni amarangamutima uba ugize ako kanya, uraseka ukigarura cyagizwe ngigashira. Dushobora kubona ikintu hariya tugaseka, ariko cashira ukongera ugasubira normal kugiye wari umeze muri wa mubabaro. Ushobora guseka uri mu mubabaro ugaseka igitwenge kikaba ariko utishimiye mu mutima wawe. Nuko zitanu zirakwiriye tizikwiriye zigeze nizo ngizo mfite. no ku bibi wankandiye kuri bibiri nyine. Nuko nyine umuntu avuga uko abyumva. Okay, sawa. Ubwo wenda nawe izo zindi zitatu zishireho kugira ngo ubwo wenda niko umuntu nyine aba yahawe uko uvuga, siko wenda ntekereza n'undi wenda kuba dukurikirana. Nagira ngo ibyo birumvikanye. Hanyuma mu buzima busanzwe ni ikihe nama wotanga ku bantu batagira ibyishimo? Ku bantu batagira ibyishimo? Yego. Wenda sinatanga inama kubera ko umuntu niwe uzi umenyera undi. Wenda jewe muri jewe nshobora kuvuga ngo ngira ibyishimo, ariko wowe ndeba ugasanga ntabyo ngira, sibyo? Aho rero sinoje gutanga inama y'ibyishimo, wenda abandi ntabyo mfite, ariko kuri jewe kubera ko nizi ko mbigira kandi mbifite, notanga inama yo kuvuga gutya. Ndakeye notanga inama ivuga ngo muza mwishima nibwo mutera imbere, mwishime nibwo batabitiranya, kugira navuze nyine ngo bakwita uko utari bakwibeshaho. Oya, ariko icyo ngicyo tukiraho utarakivaho, hari uguceceka ufite ibyishimo, kutavuga. Guceceka tandukanya umuntu utagira ibyishimo n'umuntu ucecetse. Hari umuntu ugira ibyishimo kandi agaceceka. Oya, tibiza bihura. Birahuye. Tibiza bihura. Birahari. Ntuzumva umuntu bavuga ngo uriya muntu ngo agira ibyishimo bikeya. Jewe. Kubera ugize gute? Agira ibyishimo ariko ngaceceka. Niyo wa mbere niyumvise. Oya, niyo mpamvu ntawe ntanze urugero nitanzeho. Ntabwo ucecetse. Ugira ibyishimo. Barabimbwira. Barabikubesha nyine. Babana nawe se? Bakubona mu muhanda. Tucecetse. None niyo bigaragara. Ugira ibyishimo aho ntibakubeshe. Aho. Ariko ntucecetse.